Mon bébé, je suis fou de toi. Call me every day if you wanna see me. I'm interested, I will never leave your side. Wanyoboje inkumi y'icyuma darling, mu mutima kure niho wibera. Deep down undimo isi ntigupfusha ubusa. Nziza nagusetse ndagukunda. Pretty 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 girl for me. Tricky trick, I don't know how you do me. Tell me that Amen, amen. Reka dusaba abantu ntabwo tugiye kwicara ahubwo turacyahagaze kugira ngo dutangire amateraniro yacu, ariko mbere yuko turatangira turasoma ijambo riri muri Luka igice cya mbere 45 aragira hati kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Dusenga Imana. Turagushimiye Imana kukugira neza. Turagushimiye kuko uri Imana. Turagushimiye kuko umugambi wawe uzusohoza. Waravuze ngo icyo watangiye uragisoza. Uwiteka Mesiya muzima twatangiranye nawe muri ubu bukwe. Uwiteka tugaragara hano hano. Uwiteka gitare gikomeye uvuga wese avugire mu butware bwawe. Abari wowe tuyobora ibyo tuyambaje muzaki Mwami wacu Yesu. Amen. Amen, amen. Imana yacu icyubahiro, reka dusabe uri muririmbisha adushireho indirimbo. Karibu. Cool.
Imana ibahe umugisha guca Kabogi. Amen amen. Imana yacu yahabwe icyubahiro. Avango hano hari indirimbo batubwiye ngo nabonye umukunzi mwiza, niwe nyiri imbabazi, niwe mujyanama wanjye, niwe undengera iteka, nta kubaho nta rupfu nta n'abadayimoni, nta bya none nta bizaza byazantanya na Yesu. Duhereze Imana icyubahiro. Amen amen. Babonye umujyanama mwiza ukomeye ari we Yesu. Uyu muririmbyi yarageze mu gihe gikomeye aravangwa abajyanama bose, hari umujyanama ubaruta ari we Yesu. Ngo noneho ubwo nta bya none nta bizaza nta byazantanya nande na Yesu. Gira mugenzi wawe ntihazakigutanya na Yesu. Amen amen. Imana itari mu ruhande rwacu kwa seba. Imana yacu icyubahiro. Abaririmbyi murakoze n'abadufashije mwese murakoze. Reka twemerere korali ijwi ry'amahoro. Ni ku minota murabizi ko ni iminota ariko tubiziranye. Murabona ko turi gucapurisha kugira ngo gahunda zigende neza. Karibu rero tubahaye indirimbo yanyu. Isezerano ry'Imana ntabwo rihinduka, nawe inyenyeri yagwa ntabwo rihinduka. Isezerano ry'Imana ntabwo rihinduka, nawe inyenyeri yagwa ntabwo rihinduka. Isezerano ry'Imana ntabwo rihinduka, nawe inyenyeri yagwa ntabwo rihinduka.
abantu twongeye tubashimire barakoze. Uziko baririmbye nanjye nkumva hari ibindi biyo biri kwiyongeraho. Abageni ndizera ko hari Imana iri gukora. Amen amen. Rero turabashimiye kurara ijwi ry'amahoro ya AEBR Mwurire. Imana bamugisha kandi turakomeza dutarame. Imana iradushigikira. Reka tugeze mu mwanya wo kwakirana. Hari abo ngiye kwakira kugira ngo abandi baza kwemera umushumba wanjye amfashe kubakira, ariko hari abo ngiye kwakira muri aka kanya. Reka sabe mbere na mbere kugira ngo reka dusabe ababyeyi b'umukobwa, abaturutse ku muryango w'umukobwa bose n'ababyeyi bose bahaguruka. Bahari se? Barahari cyane rwose. Rero tubatera haleluya. Rimwe kabiri gatatu. Imana bamugisha murakoze cyane mutakaboge. Muri abantu twubaha. Reka dusabe ababyeyi b'umugabo baturutse ku mugabo. Nabo umuryango waturutse ku mugabo nawe nuhaguruka. Waherekeje ja. Mwamfashije tukabakira cyane. Namwe rero ngiye kubashira ku murongo rimwe kabiri gatatu. Amen amen. Imana bamugisha mwebwe mufite amahirwe kabiri. Kuko hari umugeni mutwaye abantu benshi muri make. Amen amen. Mwatwaye abantu benshi, Donata muramudutwaye ariko ntabwo badufite. Turabizi ko Imana ibirimo. Amen amen. Ako namwe ni mubabari yuko dutwaye Donata. Imana bamugisha. Reka dusabe korali ijwi ry'amahoro n'Imwurire nihaguruke nayo dusuhuze. Rimwe kabiri gatatu. Numva abantu batishimira ibintu biraza kuvamo. Biravamo ariko ndabizi. Reka dusabe abadiyakoni bavuye Imwurire bajye ijuru nabo badusuhuza ahantu bari. Abadiyakoni b'Imwurire. Rimwe kabiri gatatu. Haleluya! Imwurire twaje twikwije nubwo mubona abadiyakoni bake ariko dufite abadiyakoni benshi, ariko abo nibo baje muri ibi birori abandi bariyo. Rero ibindi ndaza gusaba umushumba wanjye arapresenta, hari abashitsi nabonye ntashobora kugira kwakira, ariko umushumba afite ijisho ry'ubushumba. Amen amen. Amen amen. Umushumba nanjye uze kunyakira ubwo yakira karibu. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Imana ihabwe icyubahiro kubw'umugoroba mwiza. Imana ikomeze inezerwe natwe. Amen. Amen. Ndishimye ndanezerewe. Ku bantu batanzi nitwa Revera Mutemberezi Antoine, nkaba ndi umupasitoro mu itorero rya AEBR ku rubumva ururimi rw'igifaransa. Reka dusobanure gato iyo mbinamagambo. AEBR, Association des Églises Baptistes au Rwanda, cyangwa se ishirahamwe ry'amatorero y'ababatisita mu Rwanda. AEBR rero itandukanye na IEBR. IEBR ni iniyo. Biratandukanye. N'ahantu kugira ngo tugere muri iki gihugu n'ahantu twaturutse haratandukanye. IEBR ni abamisiyoneri baje bavuga ubutumwa baturutse mu gihugu cya Denmark binjirira i Burundi, hanyuma rero bafata za Butare bakwira mu gihugu. Haleluya. AEBR ni abamisiyoneri za Kigali, hariya ku gasoko kwa Manuel, ni hariya haragura ku gasoko kugacuruza imbuto. Ndumva nanone nkaba ndi umubwiriza muri iryo torero nababwiye, nkaba ndi umubwiriza mu matorero yacu akorera mu turere twa Rwamagana na Kayonza. Imana nanjye yangira icyizere. Uyu muntu rero
Imana yagiriye icyizere ni ukuri. Uriya ndiyo ndareba bamwe hari abakurura telefone agashinga yinuza, ariko ntabwo twagize dute, nta ruhare twabigizemo rwo kugira ngo tugere kuri aya masaha. Aya masaha y'ubwire ababigizemo uruhare ni Donathan na Jean rwose nimwe ngo bari bagikenyera da no muri nuza no muri salo cyo kora baba protokoye neza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Reka noneho nanjye muntiza amatwi gusa munyitegereze. Yego. Mu byo nize n'iminota 5 nayibwiriza kandi ibyiciro byose ngabishyira. Upfa kuba wangurikiye gusa. Reka umusomyi mwiza dufashe rero. Dufashe wageze mu gitabo cy'imigani. Igitabo cy'iki? Ibice 31 urasoma uhereye ku murongo wa 10. Igitabo cy'imigani ibice 31 urasoma uhereye ku murongo wa 10. Bahageze ni mutinda rero nanjye ndabatwara uwo mugisha. Imigani ibice 31 urasoma uhereye ku murongo wa 10. Abandi turategana. Urasoma ugeze kwa 5 nawe ukomereze kuri 5. Guhera ku 10. Yego. Umugore w'imico myiza ninde wamubona? Hanyuma umugore w'imico myiza cyangwa umugabo w'imico myiza uwamubona ninde? Arusha cyane rwose Marie Jeanne igiciro. Abaye ariho yabarusha rwose ubwoko bw'amasaro bita Marie Jeanne igiciro. Umutima w'umugabo uhora umwiringira. Kandi ntazabura kunguka. Ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi. Igihe cyose akiriho. Ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe. Anezezwa no gukoresha amaboko ye. Yasezeye kuri rya zina rya Bizengarani. Komeza se. Ameze nk'inkuge y'abagenza izina azana ibyo kurya bye. Ameze nk'inkuge z'abagenza. Azana ibyo kurya bye abikuye kure. Abyuka kare utaracya akagaburira abo mu rugo rwe. Mu rugo agategeka abaja imirimo ibakwiriye. Amen. Amen. Komereza ho 6. 16 urakoze. Reka tubasome mu izina rya Yesu. Haragira ati yitegereza umurima akawugura awutezamo urutoki mu by'inyungu ivuye mu maboko ye. Akenyerana imbaraga agakomeza amaboko ye. Abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro kandi nijoro itabaza rye ntirizima. Afatisha ukuboko urubambo ruriho ipamba, intoke ze zifata igiti ahotoza. Aramburira abakene ibiganza kandi indushi akazitiza amaboko. Ntatinyisha abo mu rugo igihe cy'imbeho, kuko abo mu rugo bose bambaye ibikomeye by'imihemba. Bameze yibohera ibirago by'ibisuna, imyambaro ye n'imyenda y'ibitare byiza n'imihengeri. Umugabo we amenyekana mu marembo y'umudugudu yicaranye n'abakuru b'ibihugu. Aboha imyambaro akayigura, agurira abagenza imikandara. Imbaraga n'icyubahiro nibyo myambaro ye, kandi igihe kizaza azaba agiseka atakitayeho. Umeze 26. Abumbuza akanwa ke ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo. 27. Amenya neza imico yo mu rugo rwe,
kandi ntabwo arya ibyo kurya by'ubute. Abana be barahaguruka bakamwita munyamugisha, n'umugabo we nawe aramushima ati abagore benshi bagenza neza, ariko wowe urabarusha bose. Ubutoni burashukana kandi uburanga bw'isi ni ubusa, ariko umugore wubaha Uwiteka niwe uzashimwa. Mumuhe ku mbuto ziva mu maboko ye, kandi imirimo ye niba yimushimire mu marembo. Mwakire neza ijambo. Amashi benshi cyane badusomeye amagambo menshi kandi meza, ariko ahatswe n'ijambo rimwe riteye riti. Turiyo tugiye kuganira ku ishimwe ry'umubyeyi mu rugo rwe. Ishimwe ry'iki ry'umubyeyi, yaba umugabo yaba umugore, tugiye kuganira ku ishimwe ry'iki ry'umubyeyi mu rugo rwe. Haleluya. Kubaka urugo ni byiza. Umuntu yumva yakubaka iki? Yakubaka urugo. Abasore bari hano bumva bakubaka urugo, ariko Bibiliya hari ikibivuga ngo urugo n'amatungo, amafaranga, amasambu n'ibindi washobora kubihabwa n'iki? N'ababyeyi n'inshuti zabiguha, ariko umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza, haleluya, umuhabwa n'Imana yo mu ijuru. Abana b'abantu baribesha, yajya kugwaka gutera iki? Inguni. Hano bahoze bavuze amagambo menshi kandi meza. Abana bo mu ijuru burya ijisho ryayo niryo rireba kuruta uko yatareba. Hano Bibiliya ikitubwiye ku bigendanye n'iki? N'umugore cyangwa se umugabo mwiza. Turiyo turabwirwa ishimwe, turabwirwa amateka y'iki? Y'uyu mubyeyi. Igihe bandi bazahiye birirwa bazenguruka mu midugudu mu tubari, uyu mugore cyangwa umugabo ngo abafite iyerekwa ryo ku rwego rwo hejuru, abafite iki? Iyerekwa ryo guteza imbere iki? Urugo rwe. Ngo abone inkoko nziza akayigura, abone intama nziza akayigura. Igihe bamwe bari mu matelefone, bari mu myambaro runaka, bariho bakurikiranye iki? Kararyoshye. We ngo abo iyabumbura akanwa ngo akabumbuza ubwenge. Haleluya. Burya umunyabumuntu umwe yaravuze ati mbwira wo mugendana nzakubwira uwo uriwe. Yitegereze ihene nziza ati nanjye mu rugo ndayikeneye. Inka nziza ati nanjye mu rugo ngize nte ndayikeneye. Haleluya. Ngo yitegereze umurima akawugura, yawugura ngo agategura uko azawukoresha, agateramo insina. Uyu mugore mwiza cyangwa umugabo mwiza, haleluya, ngo ikubera imirimo ye, ngo mu mudugudu ngo yabaye ikirangirire. Burya ni wawe uko umuntu akora ibyiza, haleluya, nawe utakwivuga imirimo yawe yakuvuga, yagaragaza icyo uri cyo. Uwakwitegereza ibyo ukora iwawe mu rugo yavuga ati uru rugo ni urw'abanyabwenge. N'imibanire yabo, ngo umugabo we, haleluya, ahora amugirira neza. Abana be ngo bakamwita utuzina tw'ikiye, ati mama ni umunyamugisha, atanga ubujyanama, arakebura. Emwe ngo n'abakene ku ruhande abaramburira iki? Ibiganza. Yewe wowe uri hano harimo abantu bakomeye n'aboroheje. Muri iyi minsi wawe warigeze ugera nibura mu cyumba abarwayi barwariyemo? Abakene se nibura waba warabasuye? Turiyo turabwirwa ishimwe ry'iki? Ry'umugore, ishimwe ry'umugabo, haleluya, ishimwe ry'umubyeyi mu rugo rwe. Turiyo turavuga ibigwi bye by'imirimo ye, yabaye ikirangirire aho akorera, aho atuye. Kambabwire hano ndiyo ndabonamo ababyeyi tungana, hari abo nduta, hari n'abanduta. Kambabwire ikintu kimwe gusa, burya mbabwire buri wese tubuze ubu hano turi kumwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye, ababirirwa bahanganye n'iki? N'imanza z'urudaca. Uzi ko umuntu nawe yaba yakoze nabi, ariko kujya
iteka dukunze kureba ikosa, ntabwo tureba ibyiza umuntu ashobora kuba yarakoze cyane, asitara gato cyane, bya bindi byose yakoze tugahita tubinyuzamo ikaramu, ariko ntabwo ari sibyo. Burya ikintu cyo gushima kirabuze. Aba bagabo bari hano uwagira ngo bajye bagera iwabo mu rugo, haleluya, abagore babo babakiranye neza, mugabo mwiza, bahuye n'ibibazo byakuzunguje pole pole. Harya niko Nyabenda nuri umuprofeseri ntibigisha, buriya abanyeshuri ni baba batumye ujagarara muntu uza mu mutwe wagize ngo ugera mu rugo rw'umuntu, baba bakuvanze. Madamu wawe si umuntu we ntakora, buriya wagize ngo imanza wirigwamo, ugera mu rugo uruhuye, kugera mu rugo urahuwa n'umuyaga, ariko ugeze mu rugo, haleluya, umuntu akakwakira ni neza ati pole, wihangane. Mbese none abaturage b'uyu munsi wabakize, wabakize pole pole, haleluya. Abantu bakeneye ishimwe, abagabo bakeneye ishimwe rituruka mu mitima y'abagabo y'abagore babo, haleluya. Abagore benshi bakeneye ishimwe, we abagore benshi cyane. Burya umugore ageze mu rugo, haleluya, ukamureba uko ngutiyaze, uko yiriwe mu cyondo mu gishanga, ukamubwira iti pole mwana wa mama, yo ihangane sha. Burya naho yaba yakoze ibintu bibi, kambabwira ijambo ry'ubwenge. Nawe reka ndatanga urugero wenda ku bahinzi, reka tuvuge ko yahinze akavangitiranya n'ibyiri, urwiri, wirinde guhita umukosora, wazambaguje, wahinze nabi, wabanza ukamushimira, utari ko wakoze, utari ko hano hari utuntu ushaka kwagucitse, hari utuntu kwagucitse, utari ko wakoze, haleluya, wakoze, ubu umukebuye, umugiriye inama kandi ukamwubaka. Ikintu cyishimwe kirabuze. wakongoreye uwo muturanye, uwo mwicaranye, uti ubanye ute niwawe mu rugo, mubanye mute? Hari abagabo binjira mu rugo ukagira ngo ni intare, ariko aba nkubwire sha uneza amatwi, uwo mugore ukwicaye iruhande ntabwo ari ingorofani baguhaye yo kuyoza ibishinga, iyo ni kado y'Imana, haleluya, ni kado wahawe n'ijuru, yo ni kado, serado, yo ni kado. Kado bayifata neza, muranyumva neza, kado bagira bate, bayifata neza. Niba ushaka kubaho neza, uragomba kubaha, ugaha agaciro uwo mukobwa wahawe n'Imana. Donata rero burana wari yaribyinisha, ari agenda yigorora. Kamubwire rero Donata, kamubwire niba ushaka, haleluya, kuramira muri uriya muryango, iyo ni kado Imana yaguhaye. Uwo musore mwitegereze, uwo mugabo, iyo ni kado Imana yaguhaye, ariko wamuhereza ikiganza tubakoze Mana. Amen. Ni kado. Umugabo atabagore benshi bagenza neza, bitonye inzara, biyambitse ikiyemwe, barakanishije, ariko bararuhira ubusa. Urabaruta ntaho uhuriye nabo. Ikintu kibuze, kamubwira ikintu kibuze, kunyurwa, kutanyurwa. Abantu benshi buze kutanyurwa. Bagabo beza mureke tunyurwe n'iki? N'abadamu Imana yaduhaye, tunyurwe n'abagore Imana yaduhaye. Bagore beza, haleluya, reka munyurwe n'abagabo banyuwe. Yesu atugirire neza. Ako gaseke Imana yari yampaye ngo nkabapfunyurire, ariko ukozemo wabukubise w'intama, abakubise w'intama gatureye, haleluya. Imana ibaha umugisha, mureke dushire hamwe, mureke twumvikane. Ukuri aya magambo yo nyagezeho, madamu wanjye ari mukecuru ari dore nguriya ni diakoni mwiza, haleluya. Kambabwira akantu keza rero, uriya mudamu buriya arabizi, ariko wagize ikinezeza umuntu si cyinshi, ikinezeza umuntu si cyinshi. Nakoranye n'abazungu b'Ababiligi bakorera muri uriya mushinga wahoze ushinzwe ibintu by'itubura, wakoreraga hari i Kanombe.
ikanombe kubazi kanombe kambabwira akantu k'ubwenge we wenda utahanaka noneho hari umuzungu witwa François Remes na yaramfashe anjyaniwe nkajya nkorera iwe akagenda akagura n'utubombo akabombo yagera mu rugo nkagenda nkakingura akinjira haleluya akinjira noneho akagira ati fora ati iki ni kiruma sinzi wamana hari umwana wamaye akabombo umuzumba akajya ati iki fora ikirumu ni iki umugore ati akarwana n'igipfunsi agira ateye akibumbura umugabo akigira ati fora haleluya ati fora burya ikinezeza umuntu si ngombwa ko kiba kiza hako kabomba kagira ati akakamu ayoyo umugore ati urakoze abantu bakeneye ihumure abagore benshi bakeneye ihumure bakeneye guhumurizwa n'abagabo babo abagabo benshi bakeneye ikiyemwe ihumure guhumurizwa n'abagore babo buriya dore nguriya ndatanga urugero hariya tujya twibukiranya ariko ujya wibuka ngeri wanyu bwa mbere icyo wakoraga uracyakibuka aho nabasanze ujya wibuka niba mutibuka mwabagabo mwabagore mwe niba mutibuka fiançailles yanyu ya mbere musubire mu nyubako rugo rwanyu ruri mu manegeka muyo murwubakiye mu manegeka mwere kwihagararaho mwongere mwibukiranye haleluya mwongere mwibukiranye ariko niba byari byiza wakubwiye ngo ubireke nindi amen amen Imana ihabwe icyubahiro ngayo amagambo Imana ashatse kugira ngo tuganire kuri umugoroba mwashimye Imana n'amashusho ngo gukomeza cyane harya bigira bite bishobora ngo gukomeza cyane bishobora guca imigozi yego haleluya amen amen haleluya amen amen haleluya amen haleluya amen mesashime turi hano bwa bene data bwa Nyabenda Jean n'umukunzi we dukuze umuremyi Donat nibo baduteranirije hano buriya rero byari byose mbere yuko twinjira mu muhango nyirizina ababyeyi bari hehe bashobora kutwemera n'ubundi bakagejuru ba basaza katurebe agese kuruhukira he mwuka y'Imana bananiwe uhagarariye umuryango wa Donata arihe uhagarariye umuryango wa Donata hanyuma uhagarariye umuryango wa Nyabenda Jean arihe muhagarare mwe muhagaze babyeyi beza uhagarariye umuryango wa Donata we namubonye uhagarariye umuryango wa Nyabenda Jean arihe mwegere hano babyeyi beza ari ikintu ndashaka kugira ngo mudukorere basaza rwose tugiye kubaza ni ikibazo cyoroheje tugiye kubaza niko ye mwe mwese uko muri hano hari waba afite impamvu yatuma iyi miryango idasezerana muhereza Imana amashyi menshi cyane ariko turavuze duti abaye ahari akaba acecetse azahore acecetse iteka amen buriya ngiye kubaza umuryango ngiye kubaza umubyeyi wa Donata none mubyeyi mwiza uhagaze mu izina ry'umuryango mwaba mwahaye umwana wanyu umukobwa wanyu kugira ngo asezerane n'uriya mugabo umwicaye iruhande twatanze uburenganzira rwose amashyi menshi cyane ati twatanze iki twatanze uburenganzira
uburenganzira. Nanone reka dusabe uyu mubyeyi nawe wa Nyabendaja, uhagarariye umuryango wa Nyabendaja, namwe mu muryango wanyu mwemera ko uriya Nyabendaja asezerana n'uriya mugore umwicaye iruhande? Cyane biradushimishije. Ati cyane ahubwo biratunezerewe. Abasaza bariyo barambwira bati mwanyereje, mwe muhagaze rero basaza. Reka dusabe abageni muhagurike. Icyo kirabyo mukimufashe muse naho igo muhanire iko uriya mubyeyi w'umukobwa, genda ufate ikiganza cy'uriya mukobwa cy'iburyo ugihereze icya Nyabendaja. Nguwo umugore wawe rwose. Ati n'ubundi yamutwara desi, ubundi ndacyaramira iki? Kimuhereze amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane n'ukuri. Ati twagutanze mukobwa mwiza. Amen. Aha, abasaza reka tubasabe musubire mu myanya yanyu. Yego murakoze basaza beza. Aha, ndatekereza ko murangiye kubaza aba bageni bacu. Ndabaza ibyo ari byose ntereye kuri Nyabendaja, murantega amatwi. None umaze iminsi ndabizi hari abantu bagiye bagutelefona, barahari? Nta bantu bagiye bagutelefona mu miryango yanyu, ba nyokorume bandi? Telefone nagiye nitaba ni nyishati nahamagawe na benshi. None haba hari inama nziza bakugiriye yatuma udasezerana n'uwo mugore Dukuze Umuremyi Donata uguhagaze iruhande? Haba hari impamvu nziza, haba hari ubujyanama bwiza baguhaye? Buramutse buhari uratangira udutondorero uti dore masenge yambwiye ibi, mubyara wanjye yambwiye ibi, data wacu yagize ate yambwiye ibi. Ariko niba ntabyo, urazamura ikiganza cy'iburyo uvuga uti nta mpamvu n'imwe yatuma nasezerana n'umukunzi wanjye. Nta mpamvu n'imwe yatuma nasezerana. Amashyi menshi cyane. Nta mpamvu n'imwe ibaho yatuma nasezerana nanjye yemwe n'umukunzi wanjye. Imana ibagirire neza, Yesu ashimwe. Tugeze rero kuri Donata. Hari igihe waba ubivuze kabagiye kugu none Donata rero, umukobwa mwiza, umugore mwiza, none ko nawe umaze iminsi usurwa n'inshuti, ababyeyi bawe hariya hirya ko mumaze iminsi muganira, haba hari impamvu nziza, haba hari ubujyanama bwiza bakugiriye bwatuma udasezerana n'uwo mugabo uguhagaze iruhande? Nturebe ikijisho cye, oya usubize ureba, muraba murebana nyuma. Haba hari impamvu ubujyanama bwiza baguhaye bwatuma udasezerana n'uwo mugabo uguhagaze iruhande? Buramutse buhari urabutubwira, ariko niba ntabwo urazamura ikiganza cy'iburyo uvuga uti nta mpamvu n'imwe yatuma nasezerana n'umukunzi wanjye. Zamura ikiganza. Nta mpamvu n'imwe yatuma. Murakomeza muhagarare. Nk'uko muzisubiriza kuri wa munsi w'amateka, ubwo ibyahishwe mu mitima bizahishurwa, igihe buri wese azaba ahagaze imbere y'intebe y'Imana, buri wese mu mwanya we. Ndagira ngo nanjye mbabarize imbere y'imiryango yanyu, imbere y'iteraniro, ndetse n'imbere y'Imana. Amen. Reka noneho nse naho mbegeraho gato, nibyo twita kururuka iki, uruhimbi turwururuka iyo nta bibazo bindi bihari. Haleluya. Ya rero uriyangiye kubaza n'ubundi mpereye kuri ndi
aho nturi bugire uti mbese kuki ibibaye byose ari njyewe muraheraho ntibahoza bavuga ngo uri imyugariro. None wowe Nyabenda Jean wemera kurongora uwo mugore Dukuzumuremyi Donata kugira ngo akubere umugore w'isezerano? Uratega amatwi? Muzabana nk'uko byategetswe n'Imana? Urumva muzabana nk'uko byategetswe n'Imana? Uko ndiho mubaza ikibazo wagikurikiye? Urumva? Uriho urabitekerezaho neza? Aha. Muzabana nk'uko byagize bite byategetswe n'Imana mu kubana kw'abashakanye? Urazamura ikiganza uvuga uti ndabyemeye. Ndabyemeye. Uzajya umukunda kandi umwiteho? Urumva were gusohoka wita uvuga? Urumva uzajya umukunda kandi ukamwitaho? Zamukunda kandi zamwitaho. Amashyi menshi cyane. Uzajya umwubaha? Urumva uzajya umwibaha? Uzajya umwubaha? Uzajya mwubaha. Amashyi menshi cyane. Mugabo ndumva asa n'uravuga neza. None uzabana nawe mu bihe by'uburwayi no mu bihe by'ubuzima bwiza? Urumva muzabana? Tuzabana. Amashyi menshi cyane. Ari yaravuga amagambo meza. Mu bihe by'ubukire, urumva mu bihe by'ubukire? Mu bihe by'ubukire urumva muzabana? Tuzabana. Kabara. Hanyuma se waba wemera kureka abandi bagore ukabana nawe akaramata? Urumva amaso yawe yamaze kuzinuka abandi bagore ku buryo uzabana nawe akaramata? Mwitegereze, mwitegereze, mwitegereze. Donata reba iyo minwa niba iravugisha ukuri. Tegereze iyo minwa. Mwitegereze mushinga ijisho. Hanyuma mu mibereho yanyu yo muri iyi si uzabana nawe? Tuzabana nawe. Nubwo habaho impinduka z'imibereho urumva muzabana, muzakomeza kubana? Tuzabana. Vuga uti ndabyemeye kandi nzabikora. Ndabyemeye kandi nzabikora. Amashyi menshi cyane Imana. Ahise amuhereza mikorofone da. Atakira wahoze unseka. Maze we twumva ibyo uravuga data. Mwitegereze. Mwitegereze, mwitegereze iminwa ye. Erega iminwa y'umuntu urabesha n'iminwa y'umuntu aravugisha ukuri. Ntabwo isa kimwe. Oya, murebane, murebane. None wowe Dukuze Umuremyi Donata wemera gushyingiranwa n'uwo mugabo Nyabenda Jean kugira ngo akubere umugabo w'isezerano? Urumva wamaze gufata umwanzuro? Zamura ikiganza uti ndabyemera. Amashyi menshi cyane. Umaze iminsi warasaraye ni ukubera amasengesho. Aba bantu reka ijwi ryabo ritumvikana neza. Bagize bate yemwe? Ibi bintu barabisengeye. Haleluya. Bagize bate? Mwarabisengeye. Aha. None muzabana nk'uko byategetswe n'Imana mu kubana kw'abashakanye? Urazamura ikiganza kandi wongere. Mikorofone ntibitavuga neza. Kuki abantu hariya hirya ndabona babangitse amatwi nk'aho barumva njyewe gusa? Ni wowe bateze amatwi. Muzabana nk'uko byategetswe n'Imana mu kubana kw'abashakanye? Urazamura ikiganza uvuga uti ndabyemera. Uzajya umukunda kandi umwitaho? Urumva uzajya umukunda kandi umwitaho? Amashyi menshi cyane Imana ibagirire neza. Hanyuma se mu bihe by'ubukene urumva muzakomeza kubana n'inzara n'iteka? Amashyi menshi cyane Imana ibagirire neza. Hanyuma se dore ikibazo hano gikomeye. Wemera kureka abandi bagabo ba hano ku isi hanyuma ukabana nawe akaramata? Urumva wabaze
bazinuzwa hano. Hari abasore rero bagize hari abatekerezaga yenda kuza kugira guteye kukuganiriza, hanyuma urumva amaso yawe yabazinutswe. Wabazinutswe ati nabazinutswe bagabo we. Yagize ate haleluya. Mana we, iri sezerano ry'aba bantu ni ryiza. Hanyuma uzabana nawe nubwo habaho impinduka z'imibereho. Urasubiza uti ndabyemeye kandi nzabikora. Ati naho habaho impinduka z'imibereho ngize ndabyemeye kandi nzagirane, nzabikora. Amashyi menshi cyane, Imana ibagirire neza. Yesu ashimwe. Hanyuma rero murebane erega ubundi mwahugiye kugira mute yemwe? Ubu ibintu bigize bite? Birakomeye, ibintu birahindutse. Murebane, buri wese yitegereze mugenzi, muhuze ikiganza cy'iburyo cyangwa mubanze murahoberane. Sari ku bundi gihe mwicariye bwo sezerano rwose, iryo sezerano. Amen. Aha. Ibintu bigize bite? Ibintu bihinduye isura. Muhuze ikiganza, sinababwiye ngo muhuze ikiganza cy'iburyo kandi buri wese arebe mugenzi. Mutuze ariko namwe mwanezerewe cyane kandi mugomba kunezerwa. Ibi bintu ni byiza, nta kiriyo twajemo. Haleluya. Nta kiriyo twagize dute twajemo. Hanyuma rero muratega amatwi, munegera amatwi aba bantu. Buriya n'ubundi turaherera kuri Nyabenda Jean. Urivuga amazina hanyuma nanjye nkuyobore. Uragenda usubira mu magambo ndagenda ngusomera. Urivuga amazina uti ngewe Nyabenda Jean. Ngewe Nyabenda Jean. Igitumye ngufata ikiganza cy'iburyo wowe, uvuga amazina ye. Igitumye ngufata ikiganza cy'iburyo wowe, Dukuzumuremyi Donata. Ndagira ngo umbere umugore w'isezerano. Ndagira ngo umbere umugore w'isezerano. Niyemeje kubana nawe. Niyemeje kubana nawe. Uhereye uyu munsi. Uhereye uyu munsi kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwacu. Kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwacu. Bwo kuri iyi si. Bwo kuri iyi si. Mu bihe byiza. Ariko Dona uri kumwitegereza. Mu bihe byiza. Mu bihe byiza. No mu bihe bibi. No mu bihe bibi. Tuzabana. Tuzabana. Mu burwayi no mu buzima bwiza. Mu burwayi no mu buzima bwiza. Tuzabana. Tuzabana. Nzajya ngukunda. Nzajya ngukunda. Kandi nkwitaho. Kandi nkwitaho. Kandi nkugandukira muri byose. Kandi nkugandukira muri byose. Nubwo habaho impinduka. Nubwo habaho impinduka. Z'imibereho. Tuzabana. Tuzabana. Iryo ni ryo sezerano. Iryo ni ryo sezerano. Byanjye nguhaye. Byanjye nguhaye. Ndasaba Imana kumfasha kuzarisoza. Ndasaba Imana kumfasha kuzarisoza. Amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Ariko Dona ubwo nta kantu wamuye koko abahungu we ni ukuri ako kazi igihe kaba kazi igihe ako kaba kazi igihe. Yesu ashime. Tugeze kuri Donata rero, umva rero mubwire sha witegereze uwo mudamu. Yitegereza uko ara nubona humbaguje vuga uti nyabuna mu magambo wayasubiyemo neza. Ufite uburenganzira. Ahandi tujya tubasezeranya yavuga gahoro yazanye ibyo gusarara. Tumva rero tobora n'ababyeyi bawe bagire bate bumva isezerano uri bumva. Urivuga amazina uti ngewe Dukuzumuremyi Donata. Ngewe Dukuzumuremyi Donata. Igitumye ngufata ikiganza cy'iburyo wowe. Ndagira ngo umbere umugabo w'isezerano. Niyemeje kubana nawe. Uhereye umunsi
kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwacu bwo kuri iyi si, mu bihe byiza no mu bihe bibi tuzabana, mu burwayi no mu buzima bwiza tuzabana. Nzajya ngukunda kandi nkwitaho kandi nkugandukira muri byose. Nubwo habaho impinduka z'imibereho tuzabana. Iryo niryo sezerano ryanjye nguhaye. Ndasaba Imana kumfasha kuzarisohoza. Amashyi menshi cyane. Kuri kose isoni zagize zite? Zashize. Hanyuma hari ikintu yongeye kubabaza. Isezerano ry'amagambo ryo turaryumvise. Hanyuma se nta kindi kimenyetso mwaba mufite? Nta kado igapfuye kwizira gusa wibagiwe? Ako ni agaki? Kaduri buratsi abona Nyabenda nawe kuri Nyabwangura. Ndabona rwose nibi kandi ni nziza. Donato yapfuye kwizira we ntacyo. Donata ariko ubu muzi icyo bisobanura cyane. Kamvugeho gatoya. Ubundi izi ntoki zose uko arenye zambara impeta. Icyo ngiye kuvuga rero, wowe wambaye impeta ukisanga mu byiciro ngiye kuvuga, wihangane kuko ushobora kuba wayarayambaye mu butamenya. Uranyumva neza? Izi mpeta zose uko ari zingana zambara impeta. Cyokora ntihagire ugucira iki urubanza, ariko ubonye uko ukanyufura ukakabika no mu mufuka byanashoboka. Aka gatoki kitwa ngiki? Agahera. Aka gatoki nabanje kwisegura kugira ngo nimugire uwo mukiri iki urubanza. Nimugire uwo mukiri iki urubanza. Uko yakambaye nako yateye mu nzira, yapfuye kukambara byo kugira guteye by'umurimo. Ariko uwambara impeta muri aka gatoki biba bisobanura ko umuntu ari indaya. Amategeko nawe n'umunyamategeko anyigisha ibijyanye n'impeta. Ufate rero ubifate nk'uko nabyize. Hanyuma uru rutoki rundi rukurikiyeho, dore nanjye ndwambaye n'iki? Impeta. Iyi mpeta isobanura ko nayambaye mu buryo bwemewe n'iki? Amategeko. Ngeze ku rutoki rwa kangahe? Ruriya rurerure. Impeta bambika muri uru rutoki isobanura ko uwo muntu ari chef de famille, naho yaba ari umwana bamutoranije umukuru w'umuryango. Umuryango ushobora kwiyerera bakamuzana, yaba umugabo, yaba umwana muto, yaba ari umukobwa, yaba ari umugore, yaba ari umukecuru, yaba ari umusaza, apfa kuba yahiswemo n'iki? N'umuryango. Barayimwambika. Umuryango uriyerera ukagira ute? Ukayimwambika. Uru rutoki rwa kane mwarubonye, mwarwitegereje. Impeta bambika isobanura ko umuntu ari umupfakazi iyo ari umugore, yaba ari umugabo akaba umupfakazi. Ubundi nta mugabo w'umupfakazi ubaho, umugabo bamwita umupfakazi. Bantu b'Imana rero, haleluya. Impeta mwirinde kujya mupfa kuzambara ngo ubonye karashashagirana. Itonde cyane cyane nk'abantu b'abasore n'abako. Wategereza igihe cyawe, wategereza igihe cyawe.
Yesu atugirire neza. Ndabona rero mufite iki, hanyuma rero urabona iyi mpeta yanyu hari iteranirizo ifite. Urashyira hejuru, urashyira ikiganza hejuru, abantu bere guhengereza. Hanyuma rero buretse uragiye gusubira muri amaga, uravuga uti haleluya. Urivuga amazina, ivuga amazina. yewe Nyabenda Jean, Iyi mpeta nkwambitse wowe, iyi mpeta nkwambitse wowe Dukuzumuremyi Donata, yewe uragenda umanura mu gatoki gahoro, ariko ntuyite ufite isaha hasi. Ibaye ikimenyetso, ibaye ikimenyetso cy'urwibutso rw'isezerano, nsezeranye nawe uyu munsi. Ndasaba Imana kumfasha kuzarisohoza neza. Fungira neza iyo mpeta wambitse umukunzi wawe mu rutoki. Amashyi menshi cyane Imana bagira. Iyi mpeta nkwambitse wowe ibaye ikimenyetso cy'urwibutso rw'isezerano, nsezeranye nawe uyu munsi. Ndasaba Imana kumfasha kuzarisoza neza. Fungira neza iyo mpeta, wabona nibyo rada nanjye yashizeho na buro. Amashyi menshi cyane Imana bagirire neza. Haleluya. Bivuga ko umugabo akwiye kugira umugore nshingiye ku mategeko y'igihugu cyacu yerekeye gusezeranya abashingirwa. Nshingiye ku masezerano uyu mugore n'uyu mugabo bagiranye, nshingiye ku kwemera kw'amahame y'ishyirahamwe ry'amatorero y'ababatisita mu Rwanda ku byerekeye gusezeranya abashingirwa, nshingiye ku burenganzira mpabwa n'ishyirahamwe ry'amatorero y'ababatisita mu Rwanda, nanjye mpamije neruye ku mugaragaro ko uyu mugabo Nyabenda Jean abaye umugabo w'uyu mugore Dukuzumuremyi Donata, ko n'uyu mugore Dukuzumuremyi Donata abaye umugore w'uyu mugabo Nyabenda Jean. Nuko icy'Imana yateranije ntihakagire ugitandukanya, mbihamije mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mubaranditse iki? Uwiteka Mana iri mu ijuru, turagushimye ko wakomeje kubana natwe. Tugushimiye ku bw'amasezerano y'uyu mugore n'uyu mugabo yuko bagiye kubana akaramata kugeza igihe uzagarukira Mwami ukabazamura badatsinzwe n'urubanza. Tweruye rero ku mugaragaro, tugushimiye neza n'urukundo rutarondoreka. Tugushimiye ko dukunda Mana. Uyu ni umushinga wawe wahereye muri Edeni. Uyu ni umushinga wawe wawukomereje i Kana k'i Galilaya. Aka kanya rero turishimye, aka kanya turanezerewe kuko uri Imana. Aka kanya turaguhimbaje kuko ushobora byose. Kubw'amasezerano yawe meza wabasezeranyije Mana, kuri uyu munsi ukaba yashoje, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ujye ubitaho Mana, ujye mu rugo rwabo Uwiteka, ujye ubaha umugisha uko bukeye n'uko bwije. Mwuka wawe wera ujye uhagendagenda cyane Uwiteka, nibagutakira nk'Imana yo mu ijuru ujye wihutira kubatabara. Ndakwinginze ubigishe kwitondera amategeko yawe Uwiteka, urugo rwabo rubu rwo kwakira abashyitsi, kandi Uwiteka Mana bagira urukundo hagati yabo kugeza igihe Yesu uzabugarutse ukabacyura mu izina ryawe Yesu Kristo. Urakoze kuko ugiye kububakira urugo rwiza kandi ugiye kubaha imigisha yose, ni mu izina rya Yesu Kristo. Mana nyir'isi n'ijuru, mubyeyi wacu, muremyi wacu, mujyanama wacu, murinzi wacu, mufasha wacu, twebwe nk'imiryango Mana ishobora byose y'umugaragu wa Nyabenda Jean n'umukunzi we Dukuzumuremyi Donata ndetse n'inshuti zabo n'itorero, amasezerano aba bahanye ubwabo babikoze bibarimo, n'imiryango yabo yabibonye, natwe itorero turabibonye. Ariko wibuke ko bidahishwa amaso yawe Mana, kubaka urugo birakomeye,
icyo wakora kizatuma umugore wese urana azagushima. icyo wakora hagati y'ubwoko bwawe baciye bugufi imbere yawe mu izina rya Yesu. aya data ndakwinginze cyane, wemere imbaraga z'umwuka wera zibafashe, zibashigikire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. ubakura inzitizi imbere, ubakura amabi imbere mu izina rya Yesu. turafata mpiri, turazunguza, turakaraga, turacyaha imyuka mibi, turirukana mu izina rya aya data ndakwinginze. ijambo rya Imana ryatubwiye ngo umugabo mwiza, umugore mwiza umuntu amuhabwa n'Imana. ibi bintu Mana niba warabigizemo uruhare, bakorera ikintu kidasanzwe, ubaremera amashimwe, baremera Imana ikibemeza, cyemeza rubanda, cyemeza abaturanyi babo, cyemeza imiryango yabo. bagirire neza Mana. biragaragara yuko baciye bugufi imbere yawe. hari ibikomere buri wese amaze iminsi afite mu mutima. ibyo bikomere kubw'amaraso yawe, ibyo bikomere reka biveho. Mana ishobora byose, barakomeretse Mana, basindagize kubw'amaraso yawe, bamurikishirize umucyo mu maso hawe. reka Mana buri wese abere mugenzi w'umunezero. Mana ishobora byose, reka buri wese abere mugenzi we igisubizo cy'ibibazo runaka. reka buri wese Mana, biragaragara yuko bagenze urugendo rurerure, ariko Mana reka Mana ishobora byose, buzima bugoye banyuzemo, reka bushyirweho iherezo. hereza isa, reka bushyirweho iherezo, reka bushyirweho iherezo. Mana ishobora byose, ubagirire neza, bamurikishirize umucyo wo mu maso hawe. reka buri wese yakire kunezererwa, reka buri wese yakire kwishima. amina. ibidashobokeye abana b'abantu, ibyo birashoboka kuri wowe. ndagushimiye Yesu kubera ko wumvise gusenga kwacu. ndagushimiye Mana kubera ko Mana ubahaye amahirwe akomeye cyane. ndagushimiye Yesu we, reka abagore bari hano, reka batere impundu kubera amahirwe meza, amahirwe mashya. Mana ishobora byose, uhaye ubwoko bwawe, ukabubagiriye neza, ukabubibutse nk'Imana. turagushimiye Yesu we, mwami wanjye, ubahe gukundwa. Mana ishobora byose, ubahe gushyigikira, ubahe gukomeza urugo bagiye kubaka. kandi wakora ikintu kidasanzwe hagati muri bo. kubw'icyo kintu kidasanzwe Mana, icyo nicyo kizatuma imiryango ihura igashima izina ryawe. ati burya kuri wa munsi, kuri ya tariki, hari ukuboko kw'Imana, hari imbaraga z'Imana. wibuke kuri Imana itagira ikinanirwa, ntacyo unanirwa, kuri nyembaraga. data turabashinganishije mu bise by'amaraso yawe. ukomeze wishimire inshuti zabo, wishimire imiryango yabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. data ubahe Mana kwishima hejuru y'ibyabirukagaho, ubahe kwishima hejuru y'ibyabirukagaho. imbaraga zabarwanyaga izo turazicyashe, izo turazirukanye. data reka bakire kunezerwa iminsi yose bazaramira hano mu isi. ni mu izina rya Yesu wange dukomeze kubingingira kubw'amaraso Yesu kirano kurakoze. amen. amashyi menshi cyane Imana ibagire neza. ngaho rero ngaho rero byari ibi byose sa naho werekera muri ibi bihande byose bikugose, mugende mubatambagiza. si byose, tambagiza umukunzi wawe, umwereke iki, mwereke imiryango. yego, ariko ntimujye kure cyane. yego, mubapipira. amen. mubishimire, bishimire n'amashyi menshi cyane. kize ngo umugabo waturutse Mimuri aragenda ubusa cyane. ntabwo niko wagize ngo aragenda ubusa, bishoboka. Yesu ashimwe. amashyi menshi cyane. amen. reka mikorofone pi. muze hano rero, muze hano begereye ibintu rero muvuze, reka mubishireho iki.
mubishireho umukono, mubishireho umukono. Uramusinye uramukuka kodona. Ndadusabe Nsabiyera Diogene. Nsabiyera Diogene. Na Bizimana Onesphore. Na Bizimana Onesphore. Rwose ndabona nabo kosa ati nanjye ndabagizemo. Reka dusabe ku ruhande rw'umukobwa Nyiraneza Angelique, Mukayuhi Agnes cyangwa Agnes. Angelique Agnes Angelique nabanzaze. Agnes reka dusabe abageni barebe imbere babahe ibiseke kugira ngo tujeho akanya ko gutura ry'abageni. Reka tusabe ihimbaza. Yesu nanze bikunze bizasohora. Reka dusabe abakinnyi basubire mu myanya yabo. Murakoze mujyejuru kugira ngo mujye mu kindi cyiciro. Abageni reka baze basubire mu myanya yabo, abandi muhaguruke. Mwakomeje kwicara byarangiye. Imana ibahe umugisha. Umuhango kwa dufite abageni wacu umuje twasabye ngo abantu bahaguruke dusabe umuntu umwe dusengera Imana twinjire mu yindi gahunda. Ugiye kuturirimbisha igice kimwe gusa wemerere umushumba yongere adusengere. Indirimbo ya 93 mu gushimisha Imana
umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho wambereye umucunguzi we mwizina we nishimye singize singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha inzira ye bose ndashimwe nezerwe singize singize Yesu wanyogeje ibyaha. Mana dukomeje kuza imbere y'ubwiza bwawe, umuhango ukomeye cyane twari dufite wo gusezeranya Mana ishobora byose umugaragu wawe Nyabendaja n'umukunzi we Dukuzumuremyi Donata. Ni ukuri tuwushoje turi amahoro, uduha umugisha abantu bose batashe ubukwe kandi babikunze, umugisha abasore n'abakobwa, abagore n'abagabo, abakecuru n'abasaza, kwimigisha imiryango yabo Mana. Kandi reka tukwereke gahunda zose uko zigiye gukomeza, ukuboko kwawe kuzigaragare mu Mana. Turakunezere kandi turakwishimiye muri byose, ni mu izina rya Yesu hamwe dukomeje kubisaba no kwizera, amen. Mujyane amahoro ya Kristo. Abageni basohoka rero ntabwo ugenda imbere y'abageni, reka dusabe abashumba nabo bajye imbere y'abageni kugira ngo korali ariko ihimbaza Imana.
urubyiruko yego sawa yego ugire mu by'abana ugire genda ugeze utaniye mu kuntu wowe ntabwo hanyuma rero uko mureba hariya abageni bicaye mu marembo kandi nibyo ni byiza birakwiriye ntabwo bisoreje aho ngaho wenda iri muri mugera muri bicuranga ngo muri background ntacyo bitwaye amashyi menshi cyane rero amashyi menshi cyane yo kubakira abageni binjiye mu marembo mashya y'urugo rushya nicyo bivuze hanyuma rero nagira ngo DJ wongere uzamureho gakeya abantu babanyeganyegera aho bari aho ngaho kugira ngo ibintu bigende neza cyane kabisa yego hanyuma rero yego akira uungane yego kwaje reka rero dufate umwanya kugira ngo Donatille katumuha umwanya hanyuma asengerera amafunguro kandi n'ibindi byose biza guhurika ngaha hanyuma abikore neza cyane birumvikana urugo rwabaye urugendwa. Imana yacu nziza kandi ikomeye kandi isumba byose imirimo yawe iratangaje imirimo y'intoki zawe Mana iradutangaza gushimira umunsi uko wagenze mu gitondo kugeza aya masaha watwizubanye natwe gushimira ifunguro dushyize imbere ugeze ubitunganye kandi inda zose zigiye kugira kibazo gifite neza kandi ushobora gutunga ubugingo mu izina ryawe ryera amen. Murakoze cyane rero DJ komeza hanyuma mujye mu byicaro hanyuma ngira icyo nisabira umaze ku abasaza kugira ngo baganire mubahe umwanya protocol mukomeze cyane rwose mubere ku mwanya imyanya yabo kugira ngo Fatanya
kandi tuzanye inkuru nziza. nuko Uri karame igeze kugera iwacu i Buganza uzanye urukundo kandi urusaba usanga turusanganywe nko gusaba urukundo ntiwarumwima rurarumuha ndetse uca inzira z'ubusa muvuga urwo ari rwo. muri ntago nguciye mu ijambo mbabarira reka nsabe muranyumva iyo mvuze ngo reka nsabe ndasaba buri muntu wese ufite icyo avuga abe agihagarikiye aho dutege amatwi duhe umwanya uri siko bimeze mugaragaza ubupfura rwose uba ufite icyo avuga wese ambabarire dutege amatwi muri komeza. Urakoze cyane. Yego narigize nti urukundo n'urwo dusanganywe dufite uje dusaba urukundo ntiwarubura kuko n'imbuto tubiba kandi yareze twezeho kuko ni umuco w'iwacu. Ugira uti rero urukundo ushaka ni ukundema mu maboko uzusaba irembo ry'umugeni. Uguha irembo ry'umugeni uravuga uti nzagaruka icyo nashaka no kumenya ko mbonye irembo ndetse uhita urifata. Ndavuga gutanga ifatarembo uhita ubikora. Ku bukeye ugaruka uje gusaba umugeni uvuga n'uwo ari we umugeni turamuguha usaba gukoshwa turakoshwa zirashimwa. Nyuma yaho hashize iminsi ntiwatinze uza gutebutsa maze tukubwira kugenda ukajya kututegura tukazaza tuguhekeye. Nagira ngo rwose muri karame si twaturutse iwacu tuze tuguhekera umugeni wasabye kandi wakoye. Nagira ngo nsabe tukuzumuremyi Donata Agejuru umugeni twaje tuguhekeye tumukumurikire. Ibyo ndabizi ko ntacyo duhinyuraho kandi bari wasabye no kujya mu rusengero bavuga ko babayemo none ndabona ahagurutse wenyine ngira ngo bishobora kuba atari byo. Nuko wabibonye. nagira ngo nibutse ko ab'Imana yahuje ntawe ubatandukanya babaye umwe. Nimvuga Yohani Donata arahaguruka ni Yohani Donata ni Yohani nuko abakozi maze murenzi rero ntizimbye mu magambo sinirirwa mbabwira ngo nibaze hano bakumurikire. Urabaza Yohani nakebuka arakubwira ngo yego niwe yego nabikubwire mbone gukomeza. nibyo niwe yamabyivugiye yabaguye amashyi yabaduye n'ikimenyetso tureka ariwe tanga ikimenyetso uravivura utyo nta mashyira nshuti yanjye murenzi rero nkubwire muri komeza kuba ariwe niwe ndabizi kandi ntabwo wampindurira. nshuti yanjye rero murenzi ndakumva cyane. muryango mwiza udukunda kandi natwe dukunda. Yego umugeni mwadusabye twaje tumubahekeye ngaha aho tugereje kuba mwishimye mukomeye no mu mashyi ubona kuvuga ngo umujisho twajemo mwadohoye umugeni wanyu tumwagejeje mu maboko. Imana ibaye umugisha urukundo ni rwogere. Murakoze. uwo mugisha tuwusangire mugire vuba vuba. Yakuba Mulisa karame muragahora musabwa abageni na Donata mu ruhuke rwose nivuye inyuma n'umuryango wanjye turabashimiye. Igihe twasezeranye muracyujuje. Umugeni twabasabye niwe mwaduhekeye ntabwo mwaduhinduriye. Kubw'ibyo rero
ivuga ngo ki gakuzuye umutima umunwa wanyu n'uwuye muri urabyiboneye nuko nabibonye turishimye cyane kandi turanezerewe. Reka ngira icyo mbwira Donato, ngwino witetere mu muryango wacu, ugira icyo ubwira Jean utitetesha uwo muntu. Turabashimiye cyane umuryango wacu twivuye inyuma, murakoze cyane. Yes. Hanyuma mwe mukora muri uwo muryango ntacyo bitwaye. Hanyuma uko mutambagira gutyo mwegera mu gikoni cyangwa se mu kikoni biterwa n'ururimi rw'ahantu yaba mu turere, bamwe muri mu kiyungu, abandi mu ifumbiro, abandi muri kitchen na cuisine, ntawamenya byose ntacyo. Numvise aha ngaha ari ibintu byiza cyane. Hanyuma rero uko mutambuka uko nguko ubwo bufatanye buzajya buhora bubaranga, ntibuzigere bubavaho, muzafatanye igihe cyose. Aha, yego. Hanyuma mubafashe muberekere kuko umuntu wose bazajya bafatanya, kandi nibyo koko urugo ni urwa babiri, ntabwo ari urw'umwe, bararufatanya. Aha, hanyuma rero baragira ati reka nanjye ati mberekeye uko tuzajya dufatanya gutunganya ibitunga umuryango ndetse n'abaje batugana. Hanyuma rero duhitamo gukoresha umutsima wa kinyarwanda, ngira ngo hari murabona yuko bagiye kuwuvuga, niko tuvuga bagiye kuwuvuga. Akira nawe mutware, nawe cyane wumve. Congratulations and celebrations. Well, I tell everyone that you're alive. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Hanyuma rero igihe bagitegura ibindi nta kibazo, reka mubafashe, hanyuma mubahe urutami. Urutami rero kandi birazwi neza ko mu kinyarwanda hari abana batazi urutami icyo ari cyo. Ni icyerekana yuko iyo umaze kuvuga umutsima ugerageza kuwukatamo amarobe, kuko ntabwo ari ngombwa umwanya munini cyane. Bagira batya bakagira batya, ariko ntabwo ari ka perezida imwe ya kera batya. Hanyuma rero ayo marobe murekera aho ngaho ntacyo bitwaye, ibyo birahagije. Hanyuma ndagira ngo igihe aba bavandimwe bakirimo gutegura iyi gahunda, ndagira ngo mudufashe tuze turebe uburyo twakwinjira mu mwanya w'impano. Hanyuma rero ndagira ngo mugaruke muri uriya mwanya, hanyuma abavandimwe bakomeze basigare batunganya uwo mutsima bawukatamo amarobe aringaniye. Hanyuma ubundi twinjire mu mwanya w'impano rero. Hanyuma turasoza impano, hanyuma twinjiza impano, nyuma dusorezaho niyo kugaburira imiryango cyangwa se kwakira imiryango. Hanyuma rero reka nyemerere ababyeyi b'imiryango imiryango yombi nihagurukira, hanyuma muzamukane impano mwateguye w'abana banyu kugira ngo bigende neza, hanyuma ubundi bayakirane ubwuzu. Murakoze cyane. Impano y'umuryango ndagira ngo muyizamure, umuryango w'impano muyibahereze kandi muyibashyikirize. Ndashaka mu nkundire dukoresha umwete kugira ngo turebe uburyo twacunguza aya masaha dusigaranye, hanyuma bigende neza rero. Aha, hanyuma rero ndagira ngo iyo mpano nuko umuryango wose muhaguruke. Hanyuma mutambuke rwose, kandi uwo imiryango yombi y'impano muteguriye aba bana banyu ifite igisobanuro.
harimo imbuto mwazibonye ngira ngo ni imbuto z'umwuka wera, imbuto zo mu mpinga, imbuto zo mu bworozi, imbuto zo muri byose. Hanyuma iyo mpano rero nimuyakire n'impano y'imiryango yanyu, kandi umuryango wanyu urabahaye urabaremeye kugira ngo namwe mugire gute mukomeze mugubwe neza. Murakoze cyane rero. Iyo mpano rero igihe bagifata amafoto ndagira ngo kubwo impamvu z'akazi zitandukanye, ndagira ngo abakozi b'umurenge wa Mwurire bahagurukiye bagesha bangazwa imbere na gitifu wabo, kuko ku mpamvu z'akazi hari gahunda zitumye bituma bahita bagenda. Impano bateguye nabo batambuke bayishyikirize uriya muryango. Mu nkundire mu bikore mu buryo bwihuse cyane. Bari kumwe n'abo akagari ka Bushenyi namwe muri hafi Donatabere umuyobozi. Hanyuma ubundi dukomeze n'izindi gahunda. Murakoze cyane rero, murakoze cyane. Izo mpano uko zivuze uko nguko. Hanyuma bakira izo mpano. Hanyuma rero ubwo izo mpano muzakire. Hanyuma ubundi twinjiye mu wundi mwanya. Ni impano turimo cyane kuko ni umwanya turimo kwihutisha cyane kugira ngo dusoze uyu mwanya. Hanyuma rero mu gihe abakozi b'akagari basoje gutanga iyo mpano, abakozi b'akagari ka Karitutu nabo baba bari bugufi, kuko nabo kubw'inshingano bibaye ngombwa yuko bahita bagenda, kandi kuko nibyo ni byiza. Reka abantu baturutse Karitutu murakoze cyane rero, mutambuke gutyo rwose. Hanyuma korali yahoze turirimbira nayo rwose ngiyo yayitanze impano muyakire, kandi kuko nibyo harimo ababyeyi barimo bajya kureba uko basize ingo. Ntacyo bitwaye, mwakoze kwihangana, kandi Imana ikomeze kubaha umugisha. Yego. Murakoze cyane rero, ngira ngo basoza murebe hano se nibakureho mami. Hanyuma rero ubwo nidusoza ngira ngo uko mvuze izo mpano nimara kuzisoza, hanyuma turakira umuryango mugari w'abagitifu cyangwa se abakozi b'akagari mu karere ka Rwamagana. Bose nabo barashaka gutanga impano yabo ku mugitifu mugenzi wabo Donata, kandi birumvikana. Rero gurupe ya Kiri nayo isezerano isanzwe isengana na Donata nayo ibiri bugufi. Murankundira abafotogarafi mwebwe muraza kugenda mubicagura neza ku buryo abantu bakurikirana muri ubwo buryo. Ndagira ngo dukoreshe uburyo izi mpano abantu bazitange neza kandi mu buryo bunogeye buri wese. Murakoze cyane. Abo ni basoza, murambwira mbabwira abandi. Hanyuma ku buhamya bw'ibyo mukomeze mushyiremo ako karimbo gaherekeza ya ntuza. Yes. Yego, iyo ni gurupe ya Kini. Hanyuma b'abagitifu rero b'akagari kose ka Rwamagana bari muri aho ngaho. Hanyuma n'abakozi b'umurenge wa Muhazi namwe bari muri bugufi aha ngaha. Hanyuma ubundi munkundire, iyo ni gurupe ya Kini ituruka Kabarondo. Mwakoze cyane kandi mwakoze kwihangana, mwakoze neza. Aha.
wow, okay, urakoze cyane. Yego, hanyuma abakozi bose b'umurenge, abagitifu b'akagari ka Rwamagana, iryo tsinda ry'abo basore n'abo bakobwa n'abo babyeyi iyo rigiye kunyuraho hanyuma ritanga na z'impano yateguye, niyo mpamvu tubikuriye hamwe mwese namwe kugira ngo ibintu bigende neza. Aha, yego rwose nuko felicitation rwose mbona. Tambuka rero hanyuma rya tsinda ryabo bagezeho. Modernization, she give money pressure, student ntacyo bayifataho, ntacyo umuntu ayigeneho, ntacyo bitwaye rwose. Murakoze cyane, murakoze cyane. Amazina yanjye ni Bugingo Reubeni, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari. Nkaba ndi kumwe na bagenzi banjye twahagarariye abandi bagera kuri 82. Twakoranye na Donata mu myaka myinshi cyane, ishobora kuba irenga 15, ariko tumuzi nk'umukozi ukora neza kandi w'inyangamugayo. Tubwira Jean ko atwaye umugore mwiza kandi w'umukozi. Rero turamushimiye, tumwifurije n'urugo ruhire. Aha, reka twakire rero abakozi b'umurenge wa Muhazi, hanyuma ubundi namwe mu nkundire mikorofone bayibampere. Modernization, she give money pressure, bagitangira impano ntacyo bitwaye, bagitangira impano. Turakomeza kwakira n'abandi. Murakoze cyane. Hanyuma rero urushyugurisho gake ukuntu tubona uko turi abakozi b'umurenge wa Muhazi, twakoranye na Donata igihe kirekire. Ni ukuri Donata, nubwo utakiri mu murenge wacu, ariko turavuga ngo aho uri barahirwa. Twishimye rero, ntabwo twari butererane ko tutari ahangaha, kubura ahangaha, ariko n'abatari ahangaha bagutumye ngo baragukunda kandi bakwifuje urwo rwiza. Urakoze cyane. Murakoze cyane rero, amashyi menshi cyane. Abona abakozi ba murenge wa Muhazi mu karere ka Rwamagana. Reka twakire rero korali Salomo n'igihande cya Mwurire, hanyuma ubundi nabo batanga impano, maze ubundi dukomeze tunezerwe kandi byiza kuko tumutegereza ku musozo. Mwihangane kandi ndabona ibintu bigenda neza cyane, mukomere cyane. Aha, hanyuma umubyeyi bita Immaculée nawe nabari bugufi cyane, hanyuma ubundi nabatambutse impano ye, atambutse impano kuruza. Rero nta cyiza nk'ishingiki kubona abana rwose nk'aba ngaba. Aha, aha, abo ni abazukuruza bakambara. rero baravuga bati natwe ntabwo twabura gutanga impano. Rero reka abazukuruza nguko nuko bameze, ibyo biba byihuta cyane, n'isengesho rigendeyemo. Murakoze cyane rero. Hanyuma reka duhamagaye famiye zirimo abagabo, hanyuma nawe ajye gutanga impano. Kandi ari urugo rugendwa rufite ireme rwose kuko biteganyijwe. Murakoze cyane rero. Reka uyu mwanya tuwusoze twegereza abasaza mikorofone kugira ngo bigere ku ijambo risoza. Murakoze cyane. Nongeye kugushimira kugira kenshi, icyicaro cyiza, ibirori byiza, amazimano meza atugejejeho. None rero Murenzi, yego, kera habagaho umubyeyi yazaga ahekeye
mugenzi we umugeni, aho ikiganiro bagira bakacyita gushishira, ariko ubu ntibikiriho, bakita amazina